imwe mu nkuru zo mu byanditswe zigora abantu kuzumva ni ukuntu Abayisiraheli bavuye muri Egiputa bagana i Kanani bakahagenda imyaka 40 kandi hari ahantu hangana n'ibirometero bitageze kuri 500 mayirozi 250 kugera kuri 300. ni ukuvuga ko hari ibirometero 400 kugera kuri 480. bishatse kuvuga ko niyo abantu baba bagenda bitonze ku ntambwe y'umwana ukimenya gukurikiranya ibirenge cyangwa umusaza rukukuri, urwo rugendo bari kurukora ibyumweru, ukwezi cyangwa amezi 2. ariko bo bamaze imyaka 40 kuva mu Misiri y'uyu munsi kugera muri Gaza na Isirayeli. hari abahera kuri ibyo byonyine bakavuga ko inkuru y'iyimuka Misiri cyangwa se kuva atari ukuri cyangwa se yabirimo amakabya nkuru menshi. ariko icyo nakubwira nuko ibitabo by'amadini bibamo ukuri, ahubwo ushobora kuba bisomerwa buri gihe bakagusomera hajyanye n'ibyo bashaka kukwigisha uwo munsi. ariko ufashe umwanya ukisomera mu bitabo by'amateka cyangwa iby'abahanga bakomeye babayeho, ntabyo wakuramo ukuri kubifatika n'ibidafatika, ibigaragara n'ibitagaragara, nk'ibitabo by'idini usengeramo ntazi. icyo nemera nuko ugiye gusenga ubu muri 2026 bakakwigisha ko Musa cyangwa Mose na Aroni bavanye Abayisiraheli kuri Canal de Suez bakamara imyaka 40 mu nzira bataragera muri Gaza. Ntibakubwira impamvu, wakumva ari ibintu bidashoboka. reka uyu munsi tuvuge ku mpamvu Abayisiraheli bamaze imyaka 40 mu butayu kugira ngo bagere mu gihugu cy'isezerano i Kanani kandi batari bonyine, urugendo rutaragombaga kubakomerera. bari bafite inkingi y'igicu ibayobora ku manywa ndetse n'inkingi y'umuriro ibayobora nijoro, kandi bagendaga bavugana n'Imana ku buryo buhoraho. kuki bamaze imyaka 40 bataragera iyo bajya? ngo haye ikaze kuri Bomba 250. inkuru yo kuvana Abayisiraheli muri Egiputa itangirana na Mose cyangwa se Musa. nawe yari umwe mu Bayisiraheli, yakuriye mu Misiri, arererwa kwa Farawo nk'igikomangoma. ariko amaze kugira imyaka 40, nubwo yararezwe nk'igikomangoma, we yari abizi ko ari Umuyisiraheli. hanyuma aza gusanga umwe mu basirikare b'Abanyegiputa akubita umwe mu Bayisiraheli wari umucakara nk'abandi bose. hanyuma Mose ngo azabyanwa n'umujinya aramwica, amwishe amuhisha mu mucanga. ariko bukeye aza gusanga Abayisiraheli 2 b'abacakara bari kurwana, hanyuma arabitambika arabakiza. umwe muri baramubaza ati, yewe Mose we, ese natwe ushaka kutwica nk'uko wishe wa musirikare wa Farawo? mu gihe Mose yari azi ko iryo ari ibanga ryiwe, byamuteye ubwoba ahitamo guhunga. inkuru zigeze kuri Farawo, atangira gushaka Mose ngo nawe amwice, amuryoze kwica umusirikare we. ariko Mose yari yamaze guhunga, hanyuma ngo ahungira mu gihugu cy'Abamidiyani. uyu munsi ni muri Saudi Arabia, Arabia Saudite. Mose aragenda aguma muri Arabia Saudite ku butaka bwitwaga ubw'Abamidiyani. hanyuma ngo aza guhura n'umugabo umwe akajya amufasha kuragira imikumbi ye y'intama, aba umushumba. aza no gushyingirwa umukobwa we witwa Zipora. Mose yishe uwo musirikare w'umunyamisiri afite imyaka 40, ahungira ku butaka bw'Abamidiyani ahamara indi myaka 40. agize imyaka 80 aho yararagiye umukumbi w'intama, niho inkuru y'iyimuka Misiri yatangiriye. reka tuyitangire mu yimuka Misiri mu gice cya 3, duhere ku murongo wa 10, ahavuga ngo, ubu ngubu rero genda, ngutumye kuri Farawo kugira ngo uvane mu Misiri Abayisiraheli umuryango wanjye. Musa abwira Imana ati, njyewe ndinde wo gusanga Farawo no kuvana Abayisiraheli mu Misiri? Imana iravuga iti, ndi kumwe nawe, kandi dore ikizakubera ikimenyetso ko ari njye wagutumye. numara kuvana umuryango wanjye mu Misiri, muzasengera Imana kuri uyu musozi. ibikorwa bivugwa mu gitabo cy'iyimuka Misiri cyangwa se igitabo cyo kuva bitewe na Bibiliya usoma, bigaragara ko Musa n'Abayisiraheli bavuye mu Misiri mu mwaka w'1313 mbere ya Yezu. nuko Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, Uwiteka ahuhisha umuyaga mwinshi uvuye mu burasirazuba ijoro ryose, usubiza inyanja inyuma, amazi yagabanyamo 2, maze hagati yaho yari ari hahinduka ubutaka bwumutse. Abayisiraheli bajya mu nyanja hagati, bacamo nko ku butaka, amazi ababera nk'inkike iburyo n'ibumoso. iyi nkuru abantu barayizi ko ari kimwe mu bitangaza Imana yakoresheje Mose yo kugabanya inyanja mo 2, ngo akoresheje inkoni yiwe, yayindi yaragizaga imikumbi y'intama. nubwo nta mubare uzwi uko Abayisiraheli bahunze bava kwa Farawo banganaga, ariko Bibiliya ivuga ko harimo abagabo 600 utabazemo abagore n'abana, kandi ngo hari andi moko atari ay'Abayisiraheli bahunganye nabo kugira ngo bacike ubucakara bwo muri Egiputa.
byanze bikunze abagabo nibo bari bakeya ku bagore n'abana. Birumvikana ko bashobora kuba ari abantu babarirwaga mu mamiliyoni. Impamvu Abayisiraheli bamaze imyaka 40 mu butayu mbere yo kugera i Kanani ntabwo ari uko batari bazi kugenda, nta nubwo ari uko aho bajyaga hari kure ku buryo bari kumara amezi arenze 2 bataragerayo, kandi nta nubwo ari uko bajyagaho batazi bigatuma bayobagurika mu nzira, ahubwo hari impamvu nyinshi byanditswe bivuga zabatindije mu nzira. Zimwe muri izo mpamvu zikubiye mu bihano by'Uwiteka, kwigisha Abayisiraheli kutirwanirira, kubagerageza cyangwa kubasuzuma, ndetse no gutegereza ibiragano by'abari abana muri Egiputa hamwe n'abavukiye mu nzira kugira ngo bikure, kuko Imana itashakaga ko abasaza n'abakecuru bagera ku butaka bw'isezerano kubera impamvu tugiye kureba. Dore zimwe mu mpamvu zatumye Imana ikerereza Abayisiraheli kugera muri Kanani. Iya mbere ni ubwoba no gushidikanya. Nubwo Imana yabaga ibyo kurya byitwa manu bivuye mu ijuru, ikabaha amazi yo kunywa, ikabaha inkingi y'igicu yo kubayobora ku manywa n'inkingi y'umuriro yo kubayobora nijoro, ikabacungira umutekano, bagize ubwoba no gushidikanya, bohereza intasi gutata igihugu cy'i Kanani. Ntibizera Imana, ahubwo bashaka kubanza kumenya ibyacyo. Maze zije 10 mu bagabo 12 bari bohereje, zibabwira ko hari abantu barebare ngo babareba nk'inzige, ngo kandi nabo bakibona nk'inzige imbere yabo. Byatumye Abayisiraheli benshi bumva ko badakwiye kujya muri icyo gihugu kubera ko bishidikanyagaho, bumvaga batabasha gutsinda abo bantu. Bari batangiye gushidikanya no gukemanga ubushobozi bw'Imana, kandi ariyo yabakuye mu Misiri ikagenda ibayobora, ikabaha ibimenyetso byose. Indi mpamvu ni igihano cy'iminsi 40. Abayisiraheli bohereje intasi muri Kanani, abagabo 12 barimo Yosuwa na Kalebu. Hanyuma bamara iminsi 40 batata igihugu cy'i Kanani. Iyo minsi 40 intasi zamaze zitata ubutaka bw'i Kanani, Imana yibahayemo igihano. Yahanishije Abayisiraheli kujya bamara umwaka umwe kuri buri munsi umwe. Mu minsi 40 intasi zabo zamaze zaragiye gutata ubutaka bw'i Kanani, nk'uko bigaragara mu gitabo cyo kubara mu gice cya 14 ku murongo wa 34 haranditse ngo, nk'uko iminsi ingana mwagiyemo gutata icyo gihugu uko ari 40, umunsi uzahwana n'umwaka, niyo muzamara muriho igihano cyo gukiranirwa kwanyu kwinshi uko imyaka ari 40, kandi muzamenya ko nabahindutse. Impamvu ya kabiri nuko Imana yashakaga guhindura ikiragano. Abakuriye mu bucakara bwo muri Egiputa bose, ukuyemo Yosuwa na Kalebu, bapfiriye mu butayu. Kuva ku bari bafite imyaka 20 kuzamura bose, Imana yavuze ko bagomba gushirira mu butayu. Hanyuma bari munsi y'imyaka 20 n'abavukiye mu butayu nibo gusa bageze ku butaka bw'isezerano. Impamvu nacyo cyari igihano cy'Imana yabaye kubera ko batizeraga, bagahora biganyira kandi bakanga gushaka kw'Imana. Kuva intasi 12 zijya gutata ubutaka bw'i Kanani, igihugu cy'isezerano, zikababwira ko ari igihugu kirya abantu bacyo, gituwe n'abantu barebare kandi banini, ku buryo ngo Abayisiraheli bibonaga nk'inzige imbere yabo. Bahise bagira gushidikanya, baravuga ati ntabwo twajya muri icyo gihugu, nta maboko dufite yo kuturwanira. Nyamara babiri muri izo ntasi, Yosuwa na Kalebu, babwiraga Abayisiraheli ko no mu gutata kwabo babonye ukuboko kw'Imana, bari kumwe n'Imana, bityo bizeye ko bashobora gutsinda abo bantu barebare banini bo mu gihugu cy'i Kanani, n'ubundi bafashijwe n'ukuboko kw'Imana. Mu kubara mu gice cya 3 ku murongo wa 36 no 37 avuga ngo ba bagabo Mose yatumye gutata icyo gihugu bagaruka kubara inkuru y'incamugongo yacyo, bituma iteraniro ryose rimwitotombera. Abagabo 10 baraje bavuga ko icyo gihugu badashobora kugitsinda. Yosuwa na Kalebu bakavuga ko bashobora kugitsinda bafashijwe n'ukuboko kw'Imana, nk'uko n'ubundi no gutata bari kumwe n'ukuboko kw'Imana. Bari barabwiye ngo muzazane bimwe mu bimenyetso bifatika, birimo sampo y'ubutaka cyangwa se ko ubutaka bwari buteye, ndetse na zimwe mu mbuto zeraga k'ubwo butaka bw'i Kanani. Yosuwa na Kalebu baje bavuga ko ubutaka ari bwiza, ndetse hari n'imbuto nziza. Muribuka amagambo twabonye, izindi ntasi zaravuze ngo i Kanani ni mu gihugu kirya abantu bacyo, mu gihe Yosuwa na Kalebu bavugaga ngo ni ubutaka bwiza, bwera kandi burumbutse. Niyo mpamvu Imana yababariye Yosuwa na Kalebu, abantu bose bari bakuze mu bavuye muri Egiputa, bakaribo bageze mu butaka bw'isezerano. Impamvu ya gatatu ni ukwigomeka ku Mana. Za ntasi zimaze kuva gutata ubutaka bw'i Kanani, za ntasi zagiye gutata 10 muri zo zaravuze ngo i Kanani ni mu gihugu kirya abantu bacyo. Hanyuma Abayisiraheli bose bahitamo ko batazigera binjira kuri ubwo butaka. Ari nacyo cyatumye Imana ibahanisha imyaka 40 mu butayu. Ariko se no kubera iki Imana yabahanishije imyaka 40?
Imana yabahanishije imyaka 40 kubera ko yashakaga ko ikiragano cyari cyaravuye mu Misiri cyose abantu bakuriye mu bucakara abatarakuriye mu bucakara bagakurana kwizera no kwizera Imana bazinjira mu butaka bw'i Kanani bakagenda bazi ko bari kumwe n'Imana. Imana yashakaga ko ikiragano gisigaye cyagomba kugira imyizerere itandukanye n'iy'abantu bakuriye mu bucakara mu Misiri. Iyo myaka 40 bamaze kugira ngo bamwe bapfe, ni nayo Imana yakoresheje n'ubundi kugira ngo ikiragano kindi gikure, bavemo abasirikare, bavemo ingabo, bageze mu myaka yo kubasha kurwana ndetse badafite imyumvire nk'iy'abantu bakuriye mu bucakara. Uko babayeho mu butayu, Imana yabatungishaga umugati witwa manu uvuye mu ijuru. Amazi, Imana yabahaga amazi yo kunywa avuye mu rutare mu gihe babaga bafite inyota. Yagendaga ibayobora kandi ikabacungira umutekano. Mu gihe babaga bari kugenda ku manywa, Imana yashyiraga inkingi y'igicu imbere yabo. Hanyuma ninjoro Imana igashyira inkingi y'umuriro imbere yabo kugira ngo bamenye icyerekezo baganamo kandi bamenye ko inzira bakurikira izabageza i Kanani. Ariko ibyo byose abo bantu bari bakuze ntago babyizeraga. Ikiragano cyari cyaravukiye mu Misiri kitujije imyaka 20 n'abavukiye mu butayu bose nibo Imana yabashije gukoresha kugira ngo bizere ukuboko kwayo ko kuzabajyana kukabageza i Kanani. Abayisiraheli bahaguruka mu Misiri bahagurukiye ahitwa Ramesesi, ni muri Egiputa n'ubundi. Hanyuma bakambika ku musozi wa Sinayi, ari naho Imana yahereye Mose amategeko 10. Ya mategeko 10 nuba cyanditse muri Bibiliya. Bongera gukambika i Kadeshi. Niho Mose yoherereje intasi 12 ngo zijye gutata igihugu cy'i Kanani. Mu nzira kandi Imana niho yabahereye ubuyobozi bushya, ko bari bayobowe na Mose na Aaron, ariko Imana iza gufata Yosuwa, umwe muri za ntasi 12 zagiye gutata igihugu cy'i Kanani, iba ari ugira umuyobozi nyuma y'urupfu rwa Mose kugira ngo ayobore ikiragano gishyashya cy'ubwoko bw'Imana buzagire ku butaka bw'isezerano. Mose ntabwo yabashije kwinjira ku butaka bw'isezerano, nubwo wakumva ko ari igihano gikomeye cyangwa se igihano cy'ubuziraherezo Imana yamuhaye, ariko muri Bibiliya babisobanura neza, bakavuga impamvu Imana yahanishije Mose cyangwa se Musa na Aroni kutazigera babasha gukandagira ku butaka bw'isezerano ngo binjirane kuri ubwo butaka na cya kiragano gishyashya cy'abantu bavuye mu Misiri batarageza imyaka 20 ndetse n'abavukiye mu butayu. Mu mwaka wa 40, ni ukuvuga ngo igihe bamaze mu butayu cyenda kurangira, bamaze imyaka 40 bageze mu butayu bwa Zini cyangwa se Sini cyangwa Zini. Hanyuma Abayisiraheli batangira kwinuba no kugumuka, babwira Mose na Aroni bati, kubera iki mwatuzanye muri ubu butayu, byari kuruta tugapfira mu bucakara. Ibi byo kwijujuta biri mu mpamvu Imana yahannye abakuriye mu butayu bwo mu Misiri kugira ngo batinjira mu gihugu cy'isezerano, kubera ko Imana yari abahaye ibimenyetso byinshi nk'uko twabivuze, kubacira inzira mu nyanja bakambuka, kubayoboza inkingi y'umuriro nijoro no kubayoboza inkingi y'igicu mu gitondo, kubaha ibyo kurya biturutse mu ijuru, ariko bagakomeza kujya binangira ntibagire icyizere gihagije yuko Imana izabageza mu gihugu cy'isezerano. Ese ni iki Musa na Aroni bakoze nabi cyatumye Imana ibahanisha kutagera mu gihugu cy'isezerano? Kubera kwinuba ko Abayisiraheli bamubwiraga ngo kubera iki mwadukuye mu Misiri, kubera iki mwatuzanye muri ubu butayu, kubera iki mwatuzanye muri uku kuzimu kugira ngo tuzahapfire. Imana yavugishije Musa na Aroni ibabwira ibyo gukora kugira ngo abantu bayo babone amazi, ariko Mose nawe kubera ko yari umuntu agira umujinya, agira uburakari, kandi yararuhijwe n'ubutayu bw'imyaka 40. Hanyuma ho gukora ibyo Imana imubwiye, akoreshwa n'umujinya we n'uburakari. Maze we na Aroni bakoranyiriza imbaga hafi y'urutare, barabibwira bati, nimutege amatwi mwabyigomeke mwe, mbese dushobora kubavuburira amazi muri uru rutare? Uwo musare yega ukuboko, ya nkoni ayikubita ku rutare inshuro 2, maze amazi menshi arapfupfunuka, nuko imbaga iranywa buhira n'amatungo yabo. Uhoraho abwira Musa na Aroni ati, ntabwo mwanyemeye ngo muhamye ubutungane bwanjye imbere y'Abayisiraheli, kubera iyo mpamvu ntimuzageze iriya mbaga mu gihugu nayisezeranije. Ayo niyo mazi y'i Meriba, ari byo kuvuga urwiyenzo, kuko ariho Abayisiraheli biyenjeje kuhoraho, nawe akahagaragariza ubutungane bwe. Ni ukuvuga ngo bageze ahangaha bita i Meriba mu butayu bwa Sini, Abayisiraheli nta mazi bari bafite. Hanyuma bitotomba cyane kuri Musa na Aroni, babaza impamvu babakuye mu Misiri bakabazana ngo bashirire mu butayu. Mose na Aroni nk'abantu bari bamaze kurushywa nabo n'ubutayu bw'imyaka bari bamazemo imyaka 40 bibaza uko bazagera mu gihugu cy'isezerano, bajya muri rya tente cyangwa se ihema ry'Imana barasenga. Imana irababwira ngo mugende mubwire rura rutare ruvubure amazi ubwoko bwanjye bumwe. Hanyuma Musa na Aroni
bagarukana umujinya kubera ko nabo bari bamaze kurushywa n'ubutayu n'ibibazo Abayisirayeli babahataga. Barababwira ngo nimutege amatwi mwabyigomeke mwe, mbese dushobora kubavurira amazi muri uru rutare? Iryo jambo ngo mbese dushobora kubavurira amazi muri uru rutare nibyo byarakaje Imana, ihanisha Musa na Aroni kutazigera bakandagira ku butaka bw'i Kanani. Ntago mwanyemeye ngo muhamye ubutungane bwanjye imbere y'Abayisirayeli, kubera iyo mpamvu ntimuzageze iriya mbaga mu gihugu nayisezeranije, kubera ko Musa na Aroni bakubise inkoni ku rutare kandi Imana yababwiye ngo babwire urutare. Imana yari yamaze kubamenyesha ko iri buhe abantu bayo amazi yo kunywa, ariko Mose na Aroni bamaze kumenya ko Imana igiye kubaha amazi, baraje baravuga ngo mwabyigomeke mwe, mbese dushobora kubavurira amazi muri uru rutare? Ntibavuga ngo Imana iratubwiye ngo igiye kuvura amazi muri uru rutare, ntibabwira urutare ngo ruvure amazi nk'uko Imana yari ibabwiye, ahubwo baraza ngo mwabyigomeke mwe, mbese dushobora kubavurira amazi muri uru rutare? Iyo niyo mpamvu Imana yahanishije Mose na Aroni igihano cyo kutagera ku butaka bw'isezerano. Kuko mutanyize ngo mwerekanire kwera kwanjye mu maso y'Abayisirayeli, ntimuzajyanire iriya teraniro mu gihugu mbahaye. Musa yapfiriye muri Jorodani y'uyu munsi ku musozi wa Nebo. Imana ngo yamuhaye ubushobozi bwo kureba igihugu cy'isezerano, arasikaninga abona ubutaka bwose kuva mu majyepfo kugera mu majyaruguru, ariko abubona ahagaze muri Jorodani, ntago yigeze aharenga ngo yinjire muri Isirayeli. Mose nk'umuntu wabewe ubwoko bw'Imana akabana nabwo mu butayu mu gihe cy'imyaka 40, yumvaga akwiye kugerana nabwo mu gihugu cy'isezerano, ariko ntago byakunze kubera ko twabonye impamvu Imana yamuhanishije kutagira muri icyo gihugu we na Aroni. Ariko n'ubundi nubwo Imana yamuhanishije kutagira mu gihugu cy'isezerano, ntago yamukuyeho amaboko. Reka turebe uko ubuzima bwe bwarangiye. Nuko Musa umugaragu w'Uhoraho apfira aho ngaho mu gihugu cya Mowabu, nk'uko Uhoraho yari yarabivuze. Uhoraho amuhamba mu kabande ko mu gihugu cya Mowabu ahateganye na Beti Pewori, ariko kugeza na n'ubu ntawe uramenya aho imva ye iherereye. Musa yapfuye amaze imyaka 120 avutse, amaso ye yari ataraganya guhuma n'imbaraga ze zari zitaracogora. Abayisirayeli baririra Musa mu minsi 30, hanyuma iminsi yo kuririra Musa bamwirabura irashira. Yozuwe mwene Nani yari yuzuye umwuka w'ubwenge ko Musa yari yaramuramburiyeho ibiganza, nuko Abayisirayeli baramwumvira bagenza uko Uhoraho yari yarategetse Musa. Muri Bibiliya kandi bavuga ko Imana ubwayo ariyo yahambye Mose ikamushyingura mu kibaya kimwe mu gihugu cy'Abamowabu. Reka dusoreze ku mpamvu eshatu Imana ari ubwayo yashyinguye Mose. Impamvu ya mbere kwari ukugira ngo Abayisirayeli batazajya bamusenga bakamugira ikigirwamana. Iyo Imana ireka Mose Abayisirayeli bakamubona nyuma yo gushiramo umwuka, bashobora no kuba batari kumuhamba, ahubwo bari kujya bakomeza bakamugendana, bagakomeza gusenga umurambo we cyangwa se intumbi ye bakayigira nk'ikigirwamana. Imana ibyo ntabwo yabishakaga. Imana kandi yamushyinguye aho batazi, kugira ngo n'imva ye nayo batazajya bajya kuyiramya bakayisenga nk'ikigirwamana. Impamvu ya kabiri kwari ukumuha icyubahiro. Imana kugira ngo ubwayo icukure imva ishyinguremo Mose, kwari ukumuha icyubahiro, kubera ko yari umuntu wagendanye n'Imana, arayikorera kandi aba umuhanuzi wayo igihe kirekire. Nubwo yaje kumuhanisha kutagera mu gihugu cy'isezerano, ariko ntabwo byakuyeho imirimo myiza Mose yari yarakoze kubw'ubwoko bw'Imana. Impamvu ya gatatu, Imana yamushyinguye kugira ngo hatazagira umenya ahari mu kiragano cyari gisigaye, ahubwo bakurikire Yosuwa wenyine, bibagirwe Mose kubera ko ari we wari umaze kuba umuyobozi wabo. Ubushobozi bwose bwari muri Mose, Imana yari yamaze kubushyira muri Yosuwa n'ubundi, ahubwo ibaha inshingano zitandukanye. Rero Imana yashakaga ko abari basigaye bose bakurikira Yosuwa nk'umuntu wari uri mu bwenge bw'Imana n'ubundi nk'ubwari buri muri Mose. Ikabikora mu rwego rwo gufunga ikiragano kimwe cyaba abantu bakuriye mu butayu bakanabana na Mose, ikanatangira ikindi kiragano cy'abantu bashyashya bafite kwizera, ari nabo bayobowe na Yosuwa kugera mu gihugu cy'isezerano. Icyo nashaka gusobanukirwa uyu munsi ni impamvu Abayisirayeli bavuye muri Egiputa bakamara imyaka 40 bataragera ku butaka bw'isezerano. Ni ubushake bw'Imana, ntago ari uko ari ahantu hari harabaye kure, ahubwo niko byagombaga kugenda mbere hose, bitewe no gushidikanya no kwizera guke, bitewe no gushidikanya guke ko Abayisirayeli bavuye muri Egiputa birengagije ibimenyetso byose Imana yabahaga. Ibiganiro byacu wabikunze wabisangiza abandi, ukora subscribe kuri Bomba 250 kugira ngo tujye tubana mu buzima bwa buri munsi, tuganira kuyobokamana, imico itandukanye ndetse na politiki. Nge nitwa Matare.
Imana y'u Rwanda ibane namwe.